Tufurije umugisha w'Imana, hanyuma turi kumwe n'umushyitsi kandi akaba madamu. Nibwo bwa mbere dukoze iki kiganiro turi kumwe, hanyuma Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Turamwakiriye. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Igihe kinini naboneka mu biganiro byanyu byanyu. Yego, ni ibyacu, ni ibyanyu, ni iby'abantu batureba. kuko inshuti zacu mudahari ntabwo twabikora. Yego. Rero murakoze kuba mumpaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Yego, hanyuma twe turi abarokore, reka dutangire dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ifite ubutware, ugira neza bugaca bukira. Amahoro yawe abane natwe tuganze, buri muntu wese umugirire neza, umuhe icyubahiro, umuhe imbaraga. Urakoze nyakubahwa, gendana natwe, ubane na buri muntu wese uri bufungure ino video, kandi umukize umusubize mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero tubahaye ikaze na karibu abadukurikira muri hirya no hino. Dufite umushyitsi, ni umushyitsi ariko akaba n'umusangwa, kuko ni madamu nk'uko mubizi. Hanyuma turi umuryango munini, dufite abantu hirya no hino, dufite abadukurikira. Twifuje kumuha ikaze rero kugira ngo tumwakire, kuko rimwe na rimwe muzajya mumubona mu biganiro byacu, kuko n'ubundi iby'umugabo ni nabyo by'umugore. Turi mu isi rero ifite impinduka igenda ihindagurika. Hanyuma kandi uko abantu bagenda muri ino si niko bagenda babona ibintu bitandukanye. Noneho turamwakiriye kugira ngo abe yatuganirizaho, kuko turagira ngo tuvuge ku nsanganyamatsiko, tuvuga ku by'uru urugendo rw'Imana, urugendo rw'abana b'Imana barimo bagenda muri ino minsi. Mwebwe uru rugendo murubona mute? Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Koko turi mu minsi igoye kandi iruhije. Birasaba rero yuko dusaba Iyera yo mu ijuru ikatwongerera imbaraga, kuko uru rugendo turimo turagendamo maze kuba urugendo runanije abarambiwe, ariko bigahira abarambije. Ni ukuri, niyo tutarebesha mu buryo bw'umwuka tukarebesha n'umubiri, isi turimo none irimo akaga, irimo ibibazo, irimo ingorane nyinshi, irimo inzitizi nyinshi. Ariko icyo dusaba ni ugusaba umwami wacu kugira ngo aduhereze imbaraga zo kuba twanesha muri uru rugendo turimo, kuko birasaba kuba umuntu ari kumwe n'umwuka wera, kuko ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye nk'uko bivuze, ntabwo byoroshye. Iminsi irimo iragenda idusiga, turi kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Aho rero ni ugusaba Imana ikadufasha kugira ngo tuzabashe gusohora amahoro, kuko ubwacu twishoboza. Ko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Yego. Niwe utuma twanesha uru rugamba turiho. Rero ndabashishikariza kugira ngo ni ukuri dushake ubwami bw'Imana, ibintu byose tuzabyongererwa. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma utubwiye uburyo abantu tugomba kwitwara, utubwiye uburyo tugomba kugenda. Twagiye tubona rimwe na rimwe abantu bitwa abakristo cyangwa abantu b'Imana, kuko abantu bose ni ab'Imana. Twagiye tubona abantu bavuga yuko bazi Imana, aribo bagiye bagira uruhare runini rwo kugusha abandi. Ese hari inama mwabaha ubu nk'abapasiteri, abahanuzi,
muri izo ngeri ababishopu, noneho ugasanga nibo batereye imbuto abo bayoboye. Yego, murakoze. Imana ibahereze umugisha. Iminsi tugezemo, tugeze mu minsi abantu batagifata agakiza nk'aho ari agakiza. Tugeze mu minsi abantu bari gukeresa iby'Imana, kuko ugasanga nk'uwari kugukomeza niwe ukugushije bitewe n'uko afite byinshi azi byo muri Bibiliya. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibyo bidakwiriye ku bantu bigize kumenya Imana, abantu bigize kumenya Imana uburyo ikora, uburyo itabara, uburyo irinda, uburyo itandukanyije imikorere yayo ku bantu bayubaha. Rero ni ukuri tudashutswe n'iby'isi ngo tugendere mu iraha ry'iyi si, turimo turagenda ku muvuduko uteye ubwoba. Nabashishikariza yuko nagaruka tugashaka ubwami bw'Imana. Amina. Mukamenya yuko ubutunzi n'ibindi biza nyuma umuntu yamaze kwakira ubwami bw'Imana. Ubwo rero bashumba, abahanuzi, ababishopu, abantu mwese mwabashije kwegerana n'Imana cyane, mukaba mufite byinshi, mwere kubiryamisha cyangwa ngo mubiteshe agaciro kubera iminsi turimo, ahubwo mureke iterambere ry'umubiri rigendane n'iry'umwuka. Yego. Kugira ngo Imana yacu irusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Imana iguha umugisha. Uvuze ku iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri, noneho mpita nkurura igitekerezo kivuga ngo abantu b'abapasiteri ahanini baba ari abakene. Ese nawe koko ibyo bintu urabyemera? Ibyo bintu ndabyemera cyane, kuko kubera yuko inzira yo kuzaronka ubugingo isaba kwitanga, isaba kunyura mu bihato byinshi. Rero njya ntekereza nashidikanya, ngendeye ku mateka yaranze Yesu. Yego. Tugenda dusoma muri Bibiliya mu bitabo bitandukanye, cyangwa se mu ibitabo byose bigize Bibiliya. Dusanga ni ahantu Yesu yigize anyura mu nzira y'ubukire inoze. Rero niyo mpamvu natwe tugomba kugera mu ikirenge mu cya Yesu, kuko ari we dushaka, kuko ari we dukurikiye, kuko ari we turangamiye. Yego. Ubwo rero ntago Imana ubundi kuguhereza ubuzima weho umutima wawe utashaka, ako ni akayunguruzo cyangwa se n'umunzani Imana ibirimo iragushyiraho, irimo iragutesitinga, uri kuri tereningi, kugira ngo ubashe gukomera, kuko iby'ubugingo bihabwa uwihanganiye ibimugerageza byose. Amina. Ngo kuko namara gukomera ngazakora iby'ubutwari. Amina. Niyo mpamvu iyo urebye muri rusange ukareba abapasiteri bativanze n'iby'isi, ukareba abahanuzi bativanze n'iby'isi, 98% usanga abantu bose ari abakene. Abapasiteri benshi bativanze n'isi usanga ari abakene. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo bibakururira ku Mana. Yego. Kuko niho Imana iba iri kugushakira. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo isi niba yuzuye ngo byose ni ibyayo. Ntabwo ibuze sitoke yakoramo ngo iguhereze, ariko ishobora kubiguhereza ikakubera umutego wo gutuma uva ku Mana. Yego. Kandi Imana igikeneye yuko hari byinshi wakora, hari benshi wasayura mu isayo, bigatuma igutera
kuba uworoheje kugira ngo buri muntu wese akwisangemo. nka bya bindi wa muririmbyi yavuze ngo mana urampa ibyo kurya binkwiriye, ntazijuta nkahaga, urakoze cyane, nkibagirwa izina ryawe cyangwa nkibagirwa umurimo wawe. iryo jambo riboneka ni mu migani ya Salomo ibice 30 umurongo wa 7. Riravuga ngo mana nagusabye ibintu bibiri ntubinyime mu gihe nyiriho, ngo mu bukene yego kugira ngo niba nkagahisha izina ryawe. Amina. kandi mu bukire kugira ngo narya ngahaga nkadamarara nkakwibagirwa. Birumvikana. Hari akabazo k'amatsiko mfite muri iyi si. Tujya twumva abantu bakomeye bakoze ibintu binini biremereye. Tujya twumva umuhanuzi Eliya yaciye mu nzira ndende ndetse ageraho n'igihe abura ibyo kurya. Bibiliya iravuga ngo igikona ngo kimuzanira umutsima, ari munsi y'igiti cy'umurotemu. yego. Hanyuma njya ngira impungenge nyinshi z'uburyo abantu abapasiteri barimo kujya gucisha, barimo kujya gushaka imyuka y'ibitangaza kugira ngo babone amamodoka, babone amazu meza, hanyuma bakibagirwa ikintu bita ubugingo. Ibyo bintu ubitekerezaho iki, ubivugaho iki? Ni ukuvuga ngo uhereye mu gihe cya Eliya uko yabayeho ukageza kuri uno munsi, noneho ukabona ko abashumba, ese ni uko turi mu isi y'iterambere? Niyo mpamvu abantu batunze ibintu byinshi, bafite amamodoka, bafite indege, kwitwa umuhanuzi, noneho umuntu akaba akora ibintu by'ibitangaza. Reka dufate kiriya gihe cya gihe cyabaye Eliya, ni uko bari mu gihe kitari icy'iterambere. Noneho dufate n'icy'ubu ngubu, ni uko wenda muri ino minsi dufiteho iterambere, cyangwa ni uko abahanuzi babaye benshi? Oya, nagaruka abahanuzi babaye benshi, ahubwo uburyo abahanuzi ba kera babanaga n'Imana, uburyo abahanuzi ba kera bahaga Imana agaciro, yego, bakayiha n'umwanya uhagije cyane, ntabwo ari ko ubu ngubu bakifata. Itandukaniro rero noneho ni irihe? Ni ukuvuga ngo kera hari hariho guhazwa n'imbuto z'ibimera, abantu bakabona ibyo kurya bitabagoye ku buryo biyushya kuya. Nubwo ariko Imana yabwiye Adamu amaze gusangira na Eva ryatunda, avuga ngo umugabo azarya yiyushya kuya, ngo umugore abyare bimubabaje. Ariko mu by'ukuri ibihe bya mbere byari byoroshye, imitima yari itarahaba ngo ihabuke cyane. Mbese muri rusange ubutaka bwari butararumba, bwari bukiri bwiza. Ikimera cyose cyazagaho urubuto bakarurya. Noneho bitewe n'ubusabane bagiraga ku Mana, ikabumva cyane, amina, bigatuma bumva narari ry'iby'isi bafite hirya. Yego. Ariko uyu munsi umuntu aravuka, twuzuye ishyari, twuzuye urwango, twuzuye ishyari, no gushaka gutigikira. noneho umuntu yareba akavuga ati ariko ibyo bibaho iyo umuntu yatangiye kugenda atandukira inzira y'Imana. Kuko Satani muri iyi minsi noneho ari gukoresha ibimenyetso bigaragaza ubukire bufatika. Yego. Rero iyo urangaye gake, hari ubuhanuzi nigeze kumva, umuntu yari ari kuvugirwamo na dayimoni. Dayimoni irimo iravuga ngo hari igihe umwana avuka, ariko akavuka iwabo
n'ibisekuru bya hasi umwana atazi. Yego. Barakoreraga ibigirwamana. We ntabimenye. Ibyo bigirwamana bikaba nk'akantu k'agasheni kagenze kuri buri muntu wese, kuri twebwe mbese wagiye ukomoka kuri uwo mukurambere. Ako kantu ka rwiziringi y'umukurambere atasenze Imana neza ngo agace abizane babitwike arimbure, byange bikunde, ako kantu gakomeza kugenda kumwizirikaho. Noneho we yaba ari no mu buryo bwo kuvuga ngo yanahanura, akaba hari izindi mbaraga zimukoreramo ariko atazi ko hari iyindi myuka akorerwamo. Icyo kintu nicyo. Noneho uku kuntu abantu bamaze kumenya ubwenge butari ubw'ijuru bwo kuvuga ngo hari imiti umuntu akoresha agahabwa izindi mbaraga, ni ukuvuga ngo noneho iyo agukoze agusengera, hari imbaraga gukuramo, hari n'iyo agushyiramo. Yego. Noneho iyo agushyizemo hari ubwo noneho uhita ubona warayobye neza burundu, ugahita umukurikira, ugahita uvuga ati ngo Imana yuriye. Yego. Niyo ngomba gukurikira. Nturebe y'ijuru, wowe ukagenda kuri uriya. Ni ukuvuga ngo ako kanya ahita akwambika fime, ku buryo utagira ubundi bwenge bwo gutekereza ngo ese uyu muntu kansengeye kandi wenda nanjye nari umuhanuzi narisengeraga bikagenda gutya, none niki gitumye numva umutima wanjye uhise umukukiramo. Agakomye kose reka ngende kuri amuhanuzi, agakomye kose reka ngende kuri amuhanuzi. Ariko noneho ikizazana finali y'ibyo, yego, ni uguhita abona neza yuko ya Mana mbere yasengaga idafite imbaraga, ahubwo agomba gukurikira uriya muntu, nawe akamukurikira, akamubaza ngo ubundi Imana mubanye mute, cyangwa ubutunzi ufite ukura ko wowe ukora nkabona byemera, bigenda gute? Hariho ukubwira ati ngewe ndasenga Imana yanjye ikambwira ngo ukoresha uyu muti, hari uzana amavuta muriyo, ugasanga ni ibintu bitandukanye. Icyo gihe rero iyo urangije kwinjira muri za mbaraga za wa muntu, yego, uhita ubona nta mpamvu yo gukomeza kuba umukene. Yego. Ukavuga ngo nanjye ndashaka kugera ku iterambere ry'uriya. Ni ukuvuga ngo rero abahanuzi b'uyu munsi n'abakera ntabwo tugisatirwa n'Imana kimwe, ntabwo turi muri bya bihe nk'ibya mbere. Oya, turimo turashaka abarokore ba kera bari abarokore, ariko n'uyu munsi harimo bya bihumbi 2 bitarakorera Bayali, 7 bitarapfukamira Bayali. Ariko uyu munsi ugiye urebesha niyo yaba amaso y'umubiri, kuko twese ntabwo duhabwa amaso y'umwuka wera, wasanga abantu benshi badakurikiye Imana, ahubwo abantu benshi bakurikiye ubutunzi. Nanjye ngira iki cyubahiro, nanjye ngira iki cyubahiro, nanjye ngira iki cyubahiro. Ugasanga ibyo byabateye ubwibone, ndetse bamwe bibatera n'ubugome bwo kuba hari ibyo basheta kugira ngo baronke ubwo, bagatanga abana babo, bagatanga abagore babo, bagatanga abagabo babo, bagatanga ababyeyi, rimwe na rimwe bajya bavuga ngo batanga n'amatungo.